Muraho neza abakunzi bacu barabadukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizame kimwe kimaze gukorwa, wagerwa mu kizame cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse. Byo mwa kino kizame kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizame ukore rimwe uhite utsinda, ikintu ubusabwa no kubonera kugiye kino kizame kiba kimaze gukorwa. Kugira ngo ujye ukibonera kugiye, mbere yuko ureba ino video ujya aho hasi umukara handitse ngo subscribe, ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose nkizeho aba ari icyagufasha ko wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yabaye amasomo ngenda bashyiriraho agenda abafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Rero kanda subscribe mbere yuko ureba ino video, kuko ikintu cyose nkiraho aba ari icyagufasha ko wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Ushaka kode twandikire cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789351626 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Utubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tukagufasha kubona kode bitarindiye ngo uve aho uri. Aho waba rose mu gihugu tugufasha kubona kode nziza. Ukeneye kwiga uri kure bitakunda ngo uze twigane mu shuri, cyangwa ufite akazi katakunda ngo uze twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online. Aho duha amasaha ubona akunogeye uboneka ku munsi yageze, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukakwigisha ukazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigufashemo. Ushobora kuba wariyigishije amategeko y'umuhanda ariko ukeneye kujya mu kizama ariko tumanje twaguhugura. Twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789351626 tuguhugure ugende mu kizame usa nkaho ugiye kuzana provisoire ukore rimwe uhita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare kuri izo nimero, ibyo byose tubibafashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndakeka ko wamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutangiye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo mu byapa bikurikira ni ikihe cyerekana umuhanda udakomeza? Ese kiriya cyapa cyerekana umuhanda udakomeza mwa bino byapa bine baduhaye ni ikihe? Ese ni icyapa se rimwe gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umutuku n'ibirango by'umweru? Ese ni icyapa E14 gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umutuku n'umweru? Ese ni icyapa C2A gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera nta kirango? Cyangwa ni icyapa B2A gifite ishusho y'impande nyinshi, ubuso bw'umutuku n'ibirango by'umweru byanditsemo ngo stop? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, iso cyanya cyo cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20 mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. N'ubundi birabaduhaye bagiye bashyira kwa bino byapa nibyo bakubajije hano. Ese ni icyapa C rimwe, aho ni kuri A? Ese ni icyapa E14, aho ni kuri B? Ese ni icyapa C2A, aho ni kuri C? Cyangwa ni icyapa B2A, aho ni kuri D? Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika wa papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni B, icyapa E14. Kino cyapa E14 nicyo cyerekana umuhanda udakomeza. Urabona ko umuhanda watangiye ari umweru, ugeze imbere basiribangishaho umutuku. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, urebe video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda nagukoreye iteguye neza, uyirebe. Uramara kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora kubera ukuntu ikoze. Ni icyapa ubusobanuro bwacyo n'ikibazo babazaho mu kizame. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo usibye ibinyabiziga by'ingabo z'igihugu, ikinyabiziga kigendeshwa na moteri kiriho ibyuma ntamenywa cyangwa ikindi cyose gituma gikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara nishobora kugenda mu nzira nyabagendwa kidafite uruhushya rwihariye. Ubwo ruhushya rutangwa n'aba bakurikira: ni watwara ikinyabiziga mu nzira nyabagendwa cyangwa se mu muhanda kiriho ibyuma ntamenywa, gishobora gukoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara,
udafite uruhushya. Ese urwo ruhushya rutangwa nande? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Araba ngo polisi y'igihugu, mbega ngo minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, sega ngo minisitiri w'ingabo, mbega ngo ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, Rwanda Revenue Authority. Ese hano hari icyo gikurikiranye cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugera kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu niwe uba ubifite mu nshingano, niwe waguha uruhushya rukwemera gutwara ikinyabiziga mu nzira nyabagendwa gifite ibyuma ntamenwa, kiba gishobora gukoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara. Utari wahisemo B, nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya uhita ugikora. Niyo mpamvu tuza gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa, nuko mu kizamura akora mu kanya urasanga ibibazo 9 ibibazo 10 byagarutse. Byo mwa kino kizami kimwe ukosoye, ni ingenzi gukanda subscribe niba uri hafi gukora kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe n'ugerwa uzakorera rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo umukumbi ugizwe n'amatungo maremare arenza 4 cyangwa amatungo magufi arenza 6 mu nzira nyabagendwa, iyo hatakibona neza ku buryo umuyobozi abona muri metero 200, ugomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Umuyobozi w'ikinyabiziga ntabwo ari kureba muri metero 200 bitewe n'ukuntu wenda ibihe bimeze, ni nk'igihe cy'imvura, hari nk'ibihu, cyangwa se n'igihe cy'izuba, hari nk'umucucu. Ese biba bigomba kugaragazwa kubuhe buryo kugira ngo aze kubigeraho yabibonye? Hano ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri. Ari ngo itara ry'urumuri rwera cyangwa rusa n'icunga rishije imbere y'umukumbi, mbega ngo itara ry'urumuri rutukura cyangwa umuhondo ritwawe inyuma y'umukumbi. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri baba bashaswa ngo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndiza guso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, B ntabwo ari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Ukeneye kode nziza uzakoreraho ugakora rimwe ugahita utsinda, nyandikira cyangwa umpamagare kuri 0789 935 16 ngushakire kode nziza. Ugenda ukore rimwe uhita utsinda, nguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza, kukumbwira ko ari ushaka itariki ushaka n'isaha ushaka nkabigufashamo aho waba urose mu gihugu. Ikibazo cya kane kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera, nta kirango. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Ari ngo utanga inzira, mbega ngo icyago, sega ngo icyerekezo kimwe, dega ngo nihanyurwa. Ese kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Ariko urabona ko ibyapa bakunda kubibaza. Ni ingenzi ko wasubira ku YouTube channel yanyu ukareba iriya video naguteguriye, uramara kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakongera kukugora. Ndakeka ko hano igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko hano igiso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni atanga inzira. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Iyo ukibonye utanga inzira. Iyi noneho hari igihe bakikubajije ngo kino cyapa gisobanura iki mu nkomane, bakakigwa kimeze gutya bakubaza ngo ese gisobanura iki mu nkomane? Uzavuga ko ari ugutanga inzira ku binyabiziga biri mu muhanda munini wegera. Hari igihe bashobora kukikubaza kino cyapa gisobanura iki aho banyura bazengurutse, kubera ko murabizi iyo tugeze aho banyura bazengurutse twinjirira iburyo. Birashoboka ko hari ibinyabiziga biba biri ibumoso bwawe byatangiye kuhazenguruka, ho utanga inzira ku binyabiziga biri ibumoso. Iyo bavuze ngo mu nkomane utanga inzira ku binyabiziga biri mu muhanda munini wegera. Iyo bavuze ngo kino cyapa gisobanura iki aho banyura bazengurutse, utanga inzira ku binyabiziga biri ibumoso. Iyo ukoze ngo kino cyapa gisobanura iki nta kindi kintu barengejeho, usubiza ngo tanga inzira. Ubwo nuhura nacyo baginduye mu bundi buryo uhita ugikora. Murabizi intego ya Rwanda Driving College TV ni ugukora rimwe tukabikubwira hakiri kare, ukajya uhura nabyo ubifiteho amakuru uhita ugikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo iki?
Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo nijoro igihe ijuru rikeye itara ribonesha icyapa kiranga nomero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nimero zisomerwa nibura mu ntera ikurikira. Waba uri mu ntera imwe mwizi baduhaye ukaba wasoma ziriya nimero ziranga ikinyabiziga. Muye ntera araba muri metero 150, mbega ngo muri metero 50, c ngo muri metero 20, d ikatubwira ngo muri metero 10. Ese hano ramiso cyukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine mwaduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Kiriya cyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga nibyo mwebwe mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni plaque. Ziriya nimero ziba ziri kuri plaque, ese uba wazisomera mu ntera ingana iki nijoro igihe ijuru rikeye? Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugitamo, ndakeka ko izo cyanya cyo amaze kucyandika wa papuro n'izo cyukuri nta kindi ni se muri metero 20. Ikindi kintu nakubwira, iyo bavuze ngo nijoro igihe ijuru rikeye, ashobora kuba ari na saa sita z'ijoro ariko mu kirere hakaba nta gicu kibudise gihari, babyita ko ari nijoro igihe ijuru rikeye. Abantu benshi nabonye babyitiranya bagahita bavuga ngo buriya ngo buba butangiye gucya ngo ari saa 11 ngo na 45 ngo saa 11 n'igice ngo za mu gitondo. Oya, ashobora kuba ari na saa sita z'ijoro ariko mu kirere hakaba nta gicu kibudise kirimo, babyita ko ari nijoro igihe ijuru rikeye. Ndakeka ko waramutse utamo se metero 20, ndakeka ko waramutse ukandika wa papuro utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizame urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe nka Rwanda Driving College TV. Uri mu mujyi wa Kigali turaza tukakwigisha turi kumwe umunsi umwe cyangwa ibiri, wa gatatu ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Uri mu mujyi wa Kigali ukeneye ko tukwigisha imashini computer, turaza tukagusanga iwawe cyangwa tukakubwira ahantu dusanga tukakwigisha computer, tukaguha ibizame mu buryo bw'iminota 20 ku buryo tuba twizeye ko nugera mu kizame ikintu kijyanye na computer kiraba cyakemutse, tukanagusobanurira ibyo wigishije cyangwa se ibyo tuba twarakwigishije mu buryo bwa online. Mutwandikiye cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tuze tubafashe. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo ibyapa byerekana icyako kidahoraho kandi bigenewe kwerekana aho bagana cyangwa berekeza umuhanda nk'igihe cy'impanuka cyangwa hari imirimo ikorwa mu muhanda birangwa n'amabara akurikira. Hari icyako kidahoraho ni ikimodoka kinini cyari kiri kugenda mu muhanda kiwugwamo kirawufunga, bayobye umuhanda. Cyangwa se ni igihe cy'imvura ibitaka byaguye mu muhanda birawufunga, rero bashyiraho ibyapa bihagaragaza. Ese birangwa n'amabara sate? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, retamo kimwe cy'ukuri. Arabanga umweru n'umukara, mbega ngo umweru n'umuhondo, senga ngo ubuso umweru gusa, deka ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanyacyo umaze kucyandika wa papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni de, nta iso cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta giso cy'ukuri kirimo? Ese icyagagombye kuba igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Nuko biriya byapa bakoresha aba ari ibyapa bitegeka, birakwereka nk'icyerekezo gitegetswe, cyangwa bagakoresha ibyapa biranga. Kandi ibyo byapa byose mvuze, byaba bitegeka byaba n'ibyo biranga, birangwa no kuba bifite amabara abiri ariyo ubururu n'umweru. Hano hari ubururu n'umweru wabonyemo? Oya, niyo mpamvu duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Niba kiguha mu kanya mu kizamurakora bashyizemo ubururu n'umweru, uhitamo icyo nicyo kiraba ari igisubizo cy'ukuri. Murabizi ibyapa bitegeka birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Naho biriya byapa biranga birangwa no kuba bifite ishusho y'urukiramende, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Uhita ugikora rero, ntuvuge ngo kuki utakibonyeho, ndakeka ko mbigusobanurira, ndakeka ko nuhura nacyo urahita ugikora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo imbibi ziri ku mpera z'ubwiukiko bw'abanyamaguru kandi ziri mu muhanda kimwe n'imbibi n'ibindi bikoresho bigenewe gutuma bagenda mu muhanda nta muvundo zisigwa irangi ry'ibara rikurikira. Irangi risute? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, retamo kimwe cy'ukuri. Araho ngo irangi ry'umuhondo ngarurarumuri, mbega ngo irangi ry'umweru ngarurarumuri, se ngo irangi risa n'icunga rishije ngarurarumuri, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo.
ese hano urabona isomo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iyo bavuze ngo irangi ngarurarumuri, ikintu baba bashatse kuvuga murabizi irangi ntiryaka, ariko iyo mpamvu bavuga ngo ni irangi ngarurarumuri, urumuri rw'ikinyabiziga rwawe nirukubita ku iryo rangi rizahita risa nkaho ryatse, umenye icyo bashaka kukubwira bitewe n'icyo bashyiriyeho iryo rangi. Niyo mpamvu bavuga ngo irangi ngarurarumuri, irangi icyatsi ngarurarumuri, irangi risa n'icunga rihishije ngarurarumuri, nibyo bashatse kuvuga. Irangi ubwaryo ntiryakwaka, ariko urumuri rw'ikinyabiziga rwawe nirukubitaho rizahita risa nkaho ryatse, umenye icyo gushyira mu bikorwa. Rero hano bakoresha irangi, hano isomo cy'ukuri nta kindi ni A, irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. Nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya uhita ugikora, murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya munani kikabaza ngo kugira ngo ikinyabiziga kive ahantu hari urwondo cyangwa hanyerera bidasanzwe hashobora gukoreshwa uburyo bukurikira. Ikinyabiziga cyawe cyaheze mu rwondo, ese harakoreshwa ubuhe buryo kugira ngo kivanwemo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri. Ara ngo inziga zishobora gushyirwaho udushyundo, mbega ngo inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A inziga zishobora gushyirwaho udushyundu, na B inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe hano urabona igisomo cy'ukuri cya nyacyo ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisomo cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndatekereza ko igisomo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndatekereza ko igisomo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisomo cy'ukuri nta kindi ni ni B, inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. Iyo bavuze inziga, ikintu bashatse kuvuga mwebwe nibyo mwita ngo ni imipine, nibyo bita rero mu kinyarwanda ngo inziga. Rero imipine ishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. Mu kinyarwanda cyiza, inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. Ndakeka ko ari umusitamo B, ndakeka ko ari umusikandika ku papuro. Utari wahisemo neza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu isaha wa velomoteri ni uwuhe? Ara ngo kilometero 50 mu isaha, B ngo kilometero 40 mu isaha, C ngo kilometero 30 mu isaha. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisomo cy'ukuri kirimo. A ikaba atari igisomo cy'ukuri, B ikaba atari igisomo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisomo cya nyacyo. Ese atari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu isaha wa velomoteri ni uwuhe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisomo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igisomo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisomo cy'ukuri nta kindi ni A, kilometero 50 mu isaha. Ese uramuzamo A, kilometero 50 mu isaha. Ese uramutse kwandika ku gapapuro utari wahisemo, nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya uhita ugikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwabo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru, ariko amaze kureba ibi bikurikira: ugeze ahantu usanze harafunganye, unyuranyeho wateza inkomyi. Uba ushobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru, ariko umaze kureba kimwe mw'ibi baduhaye. Umaze kureba iki? Ara umuvuduko w'abanyamaguru. Ese abanyamaguru bari kwirukanka cyangwa bari kugenda gahoro? Mbega ngo ubugari bw'umuhanda, ese umuhanda urafunganye cyangwa ni mugari? Se ngo umubare w'abanyamaguru, ese hari umunyamaguru umwe cyangwa hari abanyamaguru benshi? Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisomo cy'ukuri cya nyacyo ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisomo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igisomo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisomo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisomo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisomo cy'ukuri kirimo? Nuko ikintu cyose wareberaho nta na rimwe biba byemewe kuri umuyobozi w'ikinyabiziga utwara ikinyabiziga cyawe mu nzira z'impande z'abanyamaguru. Warebera ku muvuduko, warebera ku bugari bw'umuhanda, warebera ku mubare w'abanyamaguru bahari, nta na rimwe biba byemewe ko wanyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru. Hano niyo mpamvu duhisemo ko nta gisomo cy'ukuri kirimo, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Fata telefoni yawe unyandikire cyangwa umpamagare ngushakire kode nziza uzakore rimwe uhita utsinda. Kwe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikindi ukeneye kwiga uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu shuri, cyangwa ufite akazi katagukunda ngo uze twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online
aho duha amasaha kuno gihe ubonekaho ku munsi. Iyo ageze turaboneka tukakwigisha, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 935 16 ibyo byose tubigufashemo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Gifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'umweru, ubuso bw'umuhondo. Gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A iravuga ngo uburenganzira bwo gutambuka mbere. Mbega ngo uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda kwegereye. Sega ngo ibyago imbere mu masangano y'umuhanda ukwegereye. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugitamo. Ndakeka ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, uburenganzira bwo gutambuka mbere. Kino cyapa nacyo kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Iyo ukibonye uba ufite uburenganzira bwo gutambuka mbere. Rero ndakeka ko wari wamaze guhitamo A. Ndakeka ko wamaze kuyandika ku papuro. Utari wahisemo wagenda ukareba iriya video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, ukamara kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Murabizi intego yacu ni ukubaha ibintu biratuma mukora rimwe mugahita mutsinda. Mu gihe uri gukosora kino kizamuka ubona hari ikintu kiri kukugora, ujya aho hasi muri comment ukandikamo iryo somo nkaritegura, ukazahita uribonera ku gihe. Ikintu uba usabwa ni kimwe, ukanda subscribe kugira ngo iryo somo nirishyiraho uzahita uribonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe aribo baragusharinga link kandi nawe ufite smartphone. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo mu gihe hari undi muyobozi w'ikinyabiziga ukurikiye watangiye kukunyuraho, mu yandi magambo mu gihe hari undi muyobozi w'ikinyabiziga watangiye kukudepasa, aravuga ngo ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho. Mbega ngo ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga. Se ngo ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga uvugije ihoni. Mu gihe kuri D bari tubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Uri kugenda mu muhanda mu nzira nyabagendwa batangiye kugudepasa. Ese uba ugomba kwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Ese uba ugomba gukora iki? Tekereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugitamo. Ndakeka ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A. Ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho, kuko ugiye nawe kudepasa batangiye kugudepasa nawe ugiye kudepasa, uramusanga ibumoso ugiye kumugonga. Rero ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho mu gihe baba batangiye kugudepasa. Ikindi ugomba kumenya, iyo batangiye kugudepasa ugabanya umuvuduko kugira ngo agudepase cyangwa kunyureho mu gihe gitoya, kubera ko aba yagiye mu rundi ruhande rw'umuhanda. Ugabanya umuvuduko cyangwa ukomezanya umuvuduko wari ufite. Ikindi ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho. Ndakeka ko hano wari wamaze guhitamo A. Ndakeka ko wari kuyandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo utwaye ikinyabiziga mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri. Ikinyabiziga imbere yawe kiragenda buhoro, imbere yawe umuhanda nta kibazo kunyuranaho. Ugomba ese uba ugomba gukora iki? Ikinyabiziga cyawe kikuri imbere kiri kugenda gahoro, uri mu muhanda w'ibyerekezo bibiri, imbere yawe nta kibazo gihari. Ese uba ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Ara ngo kukinyuraho bikorewe ibumoso. Mbega ngo kukinyuraho bikorewe iburyo. Se ngo kukinyuraho ukoresheje uruhande urwo ari rwo rwose, rwaba urw'iburyo cyangwa urw'ibumoso. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. A ikaba ari igisubizo cy'ukuri, B ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, kukinyuraho bikorewe ibumoso. Murabizi kunyuranaho bikorerwa ibumoso, ariko nibakoza ngo igihe cyose ni ibumoso, uzahita uvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kunyuranaho bikorerwa ibumoso, ariko nibakubaza ngo igihe cyose ni ibumoso, uzavuge ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko birashoboka ko ushobora gukoresha uruhande rw'iburyo bitewe n'isangano ry'umuhanda mugezemo, bitewe n'icyerekezo uri kujyamo. Ndakeka ko hano waramaze kuzamo A, kukinyuraho bikorewe ibumoso. Ndakeka ko waramaze kwandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura, gifite ishusho. Ese wowe turi gukosorana kino kizame, kino cyapa urabona gifitiye ishusho? Gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru, umuzenguruko utukura n'ibirango by'umukara. Gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda?
ariya ngo ntihanyurwa n'abanyamaguru. Mbega ngo akayira k'abanyamaguru, sega ngo abanyamaguru bambukira, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B akayira k'abanyamaguru na C aho abanyamaguru bambukira bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Wowe hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika wa papuro, iso cy'ukuri nta kindi ni A. Ntihanyurwa n'abanyamaguru. Iyo ubonye kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, ikintu cyose kiri mu kirango bari kukikubuza. Iyo harimo umunyamaguru ntihanyurwa n'abanyamaguru, harimo imodoka zigenewe gutwara ibicuruzwa ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa, harimo ipikipiki ntihanyurwa n'amapikipiki, bikaba biri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Niyo mpamvu hano harimo umunyamaguru, niyo mpamvu duhise dusubiza ngo ntihanyurwa n'abanyamaguru. Ndakeka ko waramaze guhitamo A, ndakeka ko waramaze kuyandika wa papuro, utari wahisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya uburahita ugikora. Ikindi yuzi itsinda icyapa kibarizwamo bigufasha no kuba wahita umenya igisubizo cy'ukuri. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo amatara ndangacyerekezo agomba kugaragara nijoro ijuru rike mu ntera nibura ya muye ntera. Wari mu ntera imwe mwizi baduhaye ukaba wabona n'amatara ndangacyerekezo y'ikinyabiziga nijoro igihe ijuru rike. Igihe ijuru rike nabibasobanuriye mu ntera yihe ari aho muri metero 100, B nka metero 200, C nka metero 150, D nka metero 250. Ese wabonera n'amatara ndangacyerekezo mu ntera ingana iki nijoro igihe ijuru rikeye? Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika wa papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni C muri metero 150. Ese waramaze guhitamo C muri metero 150? Ese waramaze kuyandika wa papuro utari wahisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo umurongo ucagaguye uvuga ko buri muyobozi abujijwe kurenga uretse mu gihe uriya murongo urombereje hagati mu muhanda ucagaguye uvuga ko umuyobozi abujijwe kurenga, ariko ngo hari igihe ubu byemerewe. Ryari? Ari yavuga ngo mu gihe umuyobozi agomba kunyura ku kindi kinyabiziga, mbega ngo gukatira ibumoso, se ngo guhindukira cyangwa kujya mu kindi gice cy'umuhanda, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo. A ikaba ari igiso cy'ukuri, B ikaba ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika wa papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo. Murabizi uriya murongo ucagaguye urombereje hagati mu muhanda, iyo umuyobozi aba yawurenga mu gihe agomba kunyura ku kindi kinyabiziga, ashaka nko gutepasa cyangwa ashaka gukatira ibumoso cyangwa ashaka guhindura cyangwa kujya mu kindi gice cy'umuhanda. Uriya murongo iyo ucagaguye, mu gihe iyo udacagaguye ubujijwe kuwurenga, nta na kimwe wemerewe mw'ibi ngibi baduhaye. Ndakeka ko aramutamo D, ndakeka ko aramutse kandika wa papuro utari wahisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo gushyira mu muhanda ku buryo budasanzwe ibinyabiziga bikururana birenze 3 bigomba gutangirwa uruhusa, uretse imashini ihinga iyo zigenda urugendo rutarenze kilometero 25. Ibinyabiziga bikururana bitwaye ibyamamazwa n'ibindi biteganywa n'iri teka, ariko igiteranyo cy'uburebure bw'ibyo binyabiziga bikururana gishobora kurenga ibipimo bikurikira. Niba baguhaye uruhushya rwo kuba watwara bino binyabiziga bikururana, ntabwo ibyo binyabiziga biba bigiye kuba gari ya moshi, hari ibipimo biba bigomba kutarenza nubwo baba baguhaye uruhushya. Ibihe bipimo? A irava mu metero 50, B ngo metero 35, C ngo metero 25, D ngo na iso cy'ukuri kirimo. Murabizi gutwara za rukururana ibinyabiziga birenze 3 bitangirwa uruhushya, ariko nubwo baguha uruhushya hari ibipimo utagomba kurenza, kuko ugiye gutwara ikinyabiziga mu muhanda ntabwo ibigiye kuba gari ya moshi. Ibihe bipimo butagomba kurenza, hano iso cy'ukuri nta kindi ni C metero 25. Utari wahisemo iso cy'ukuri cyanya cyari cyo C, ndakeka ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu nka Rwanda Driving College TV aba ari ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 18 kirabaza ngo ibinyamitende 3 bifite moteri bigomba kugira amatara akurikira. Aya matara arangwa amatara 2 ndangambere n'amatara 2
ndanganyuma yerekana ko iki kinyabiziga gihagaze. Mbega tubwira ngo utugarurarumuri tubiri, sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Amatara abiri ndangambere n'amatara abiri ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze, ndetse na B ikaba ari igiso cy'ukuri. Utugarurarumuri tubiri, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Wari wahisemo A, amatara abiri ndangambere n'amatara abiri ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze, aba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B, utugarurarumuri tubiri, aba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo inyuguti ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, kuko mu kibazo baduhaye harimo ibisubizo bibiri. Ndakeka ko ramutamo rero C wowe, ndakeka ko uramutse ukandika ku papuro utari wahisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu ni imwe, ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo iyo mu muhanda hashushanyijemo umurongo wera ucagaguye ntugomba gukora iki? Ariko ntugomba kujya mu kindi gice cy'umuhanda. Mbega ngo ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Siga ngo agomba guhagarika ikinyabiziga. Mbega ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona icyo cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Iyo mu muhanda hashushanyijemo umurongo wera ucagaguye ntugomba. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Murabizi uriya murongo urombereje hagati mu muhanda ucagaguye, uba ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Biba ngombwa ryari? Mu gihe ushaka kunyuranaho, mu gihe ushaka gukatira ibumoso, cyangwa mu gihe ushaka guhindura icyerekezo. Ndakeka ko rero waramutse uhitamo B, ndakeka ko waramutse ukandika ku papuro utari wahisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 20, nacyo cya nyuma cyabajijwe mu kino kizami cy'uyu munsi. Kirabaza ngo kuvuza ihoni bibujijwe. Ahantu hose ugeze ntabwo wagenda uri kuvuza amahoni, ahubwo hari ahantu bibujijwe kuba wahavugiriza amahoni y'ikinyabiziga cyawe. Hehe? Ari aho ku musigiti, ku rusengero, ku rutambiro. Ubwo birumvikana ni ahantu basengera. Mbega ngo hafi y'ibitaro, sega ngo hafi y'ubuyobozi bwa polisi. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano kuvuza ihoni bibujijwe hehe? Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, hafi y'ibitaro. Murabizi hari ikinyabiziga kivuza ihoni nubwo waba uri muzima ukumva hari ukuntu bigenze. Noneho baza ahantu hari abarwayi mu bitaro, biba bibujijwe kuvuza amahoni hafi y'ibitaro. Ndakeka ko waramutse uhitamo B, ndakeka ko waramutse ukandika ku papuro utari wahisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ndizera ko kino kizami dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe hasi kugira ngo ikizami cyose gikozwe ujye urahita ukibonera ku gihe. Murabizi ikizami cya mbere kiba kimaze gukorwa ari icya mbere saa 3 zuzuye tuba tumaze kugishyira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Ukeneye code nziza iragufasha kujya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda, kubera ko turwana imyitozo iragufasha kwitegura neza. Twandikiye cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 355 16 tubigufashemo. Ukeneye kwiga twandikiye cyangwa uduhamagare kuri izo nimero tubigufashemo. Ukeneye kwihugura wariyigishije, ukeneye kubona na mwarimu akaguhugura mbere y'uko ujya mu kizame kugira ngo urebe ko ibikuntu wabifashe koko ari byo, twandikiye cyangwa uduhamagare. Ibyo byose tubigufashije. Mushaka kwiga computer uri mu mujyi wa Kigali, turaza tukakwigisha mu gihe gito ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 355 16 tubibafashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.